Iyo umuntu abaye minisita hariya mu Rugwiro hari ahantu twajyaga duparika imodoka, kabineti ya mbere ikirangira umuntu aritegereza akareba abagenzi b'imodoka barimo kujyamo, ahita asoma ubwoko bwayo inyuma, akabona handitse V8, akayireba agasoma VX, JXR, akabaza ababizi atari ko bitandukanira, akamubaza iki nawe agahita yigura, nta kwezi gushira atarayizana rwose. Ariko ikibazo ni ukumenya niba afite ubushobozi bwo kuyitunga, kuko impamvu mbivuga nuko hari igihe twisanga icyo kintu cyo kwigereranya n'abandi, ugasanga ukora akazi kamwe n'umuntu ariko mudafite ubushobozi bungana. Ndavuga ko His Excellency aguha appointment, ashobora kureba skills zawe akareba akavuga ati uyu muntu hari ikintu in terms of delivery yamarira iki gihugu. None ugasanga ugiye kwigereranya n'umuntu ufite kariyeri y'imyaka 20 nyuma ye, cyangwa ufite heritage n'ubutunzi yakomoye mu muryango avukamo, kandi wowe bitanga n'ubwo bushobozi utabufite. Bugake mu gitondo bakakubwira ko n'abana be biga muri Amerika, wenda ari igihe umwana usanga bari muri Amerika wenda bakwa nyirasenge ubaye, nta makuru ntayo ufite. Nawe ugakodesha aparitoma muri Amerika ukohereza y'umwana. Ibintu iyo bitangiye kukunanira, none ugakoresha na cya cyubahiro cy'ubuyobozi. Umuntu ari umuyobozi yari igihe ajya muri banke, ubwo akarega gatuza ibyo bikaba ari garanti, banke ikamuha amafaranga. Banki imuhaye amafaranga irayamuha. Bo noneho ubwo iyo utangiye kurya amafaranga utarinjiza, uba urimo uragenda ujya mu isayo y'imyenda. Iyo rero umaze kwisanga mu isayo y'imyenda, nibyo bikujyana muri ya migirire na bya byaha bishobora kuzatuma ribu ikora ibyo bita visite do kurutuwazi wawe. So ibi ngibi ndatekereza ko nta bitindaho cyane, ariko abahanga mu gucunga amafaranga yabo bavuga ko uburyo bwiza bwo kubaho ari ukubaho munsi y'ubushobozi bwawe, kuko ibintu byo kurya buri faranga winjije, donc ukarya iryo winjije n'iryo utarinjiza. Hari umuyahudi wajyaga ambwira ngo abirabura iyo twinjije 10 turya 12, bo bakinjiza 10 bakarya rimwe bakabika 9. So ibyo ngibyo rero ntekereza yuko nabyo bidakwiye kuba ari imyitwarire ikwiye kuturanga, kuko ntekereza ko ari ikibazo. Ikindi cya kabiri nagira ngo mvugeho ni ikintu cyitwa ubudahemuka no kwirinda gutakarizwa icyizere. Ese indahiro abayobozi dukora tuyiha akahe gaciro? Nge ndeba ejo bundi turimo kuvugurura constitution, nibwo nanjye naje gufata ngo rika ya magambo avuga iki, ukajya ufata ijambo rimwe ukarisesengura ukareba, ukarahirira kutazakoresha ububasha uhawe mu nyungu zawe bwite. Bikunda kubera hano muri twe, hari ababisiga ahangaha, kumwe baterura ya madarapo yarari aha nabyo bakabijyanana n'idarapo umuntu akigenda. Hanyuma izi ndahiro zirateganywa mu mategeko, ryaba itegeko nshinga ngingo umuntu yazivuga 63, 102, 118 mushobora kuzireba, ziteganya ko abayobozi barahira mbere yo gutangira imirimo yabo, hanyuma bemerera abanyarwanda ko biyemeje kuzarangwa n'imico myiza, kubahiriza inshingano bahawe mu myanya y'imirimo barimo. Ni ukuvuga ko rero iyo umuntu atangiye gutakaza icyizere biba ari ikibazo, kuko ejo bundi His Excellency muri biro politike ya RPF yavuze ikintu, yagarutse ku kintu cyitwa icyizere. Icyizere ni ikintu gikomeye, ntekereza yuko umuntu aba agomba kubaha indahiro yarahiye no kudatatira igihango yagiranye n'igihugu. Ese byashoboka ko umuyobozi yanyurwa n'ibyo leta imugenera ikurikije hashingiwe ku mikoro yayo, noneho akareka gukoresha ubuyobozi nk'inzira yamugeza ku bukire byihuse? Kuko abantu turabireba, abakuru baraha, hari ibintu kera ngarutse kuri ibi by'imirimo itabangika ngusanga abantu, umuntu utamenye niba ari umukozi wa leta cyangwa niba ari umucuruzi, ariko navuze ko umuntu atabuzwa gucuruza, hari za limite. Ubu umuyobozi ashobora no kuba umunyamigabane muri company, icyabujijwe ni ukuba kujya muri management on daily basis. Nta kintu kibuza umugore w'umuyobozi gucuruza, ariko murebe umudepite hano afite umugore watsindiye isoko ryo gusana inteko, sizo uko twabyita. Niba hari ahantu inteko igomba gusanwa,
cyangwa umugore w'umuyobozi wa gereza agatsindira isoko ryo kugemurira gereza. Murumva ko hari ibintu bimwe biba bizana cya kintu cyitwa conflit d'intérêt. Abakuru bari hano hari ikintu cyitwaga ngo ni induruburi kera. Induruburi yari abreviation y'igifaransa, ubundi ni induruburi, byavugaga ngo Industrie de la brique au Rwanda Burundi. Yari sosiyete ibumba amatafari mu cyahoze ari Rwanda Burundi, hari ku gihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda. Noneho abari ku buyobozi icyo gihe abaparimehutu benshi babyirundamo bajya muri ibyo bintu. Noneho nibyo bajyaga bumva ngo abantu, ngo umuntu wese ufite umururumba cyangwa utakora akazi kuko bikwiye bakavuga ngo ari mu nduruburi. Noneho bamaze kubijyamo byaje kuzamo amatiku, abanyamigabane barashwana, bijya mu nkiko. Bimaze kujya mu nkiko, induruburi bihinduka sinonime y'amatiku. Mu mbwirwaruhame za Kayibanda yavuga induruburi n'amatiku nibyo ngibyo abavuga. Abakuru bari hano muze kubabaza barabizi byabayeho. Ubu ngubu rero dushobora kuba tugifitemo induruburi n'ubundi, ariko ibi ngibi ni ibintu ntekereza ko bifite amategeko abigenga, kuko ibyo bintu byo gushaka kubaho mu buryo burenze ubushobozi bw'umuyobozi, ndatekereza ko ari ikintu kibi cyane, kuko ni nabyo bisunika abantu mu byaha. Ugasanga umuntu yagiye muri ruswa, kunyereza umutungo wa leta, ndetse ugasanga n'icyo kintu cyo kwigereranya n'abandi. Natali yabivuzeho, abivuga mu buryo buri poli, ariko reka yes, yabivuze politely. Hari ariko byabo ubuyobozi, byaba n'amafaranga. Gutunga amafaranga ubwabyo bisaba kwitegura, kuko iyo bukire bukuguye mu ntoki ugatunga amafaranga utariteguye, ubwayo niyo akurangiza. Uhita ujya muri za extravagance twavugaga. Iyo ubaye umuyobozi utiteguye, nabwo ushobora gukora dega. Ibyo ni ibintu ntekereza yuko ubwabyo nabyo abantu baza kugira icyo babitekerezaho cyangwa babivugaho mu biganiro tuza kugira imbere. Ikindi rero navugaho n'ikiriya nahoze mvuga, icyitwa mu nzego zitandukanye, mu bikorera n'ahandi, hari icyo kintu ngo cyo guhoza abantu ku nkeke, ngo babasaba imibonano mpuzabitsina. Iki kintu muri survey yabaye mu bushakashatsi bwa TI baravuga ngo 70 hejuru ku mibare turebeye kuri za statistique, ngo 75 hejuru ya 75% by'abantu basaba akazi bahura n'icyo, bavuga ko bahura n'icyo kibazo. Wareba imibare mu nzego za leta, uhereye muri local government hari 37% dukurikije statistique batanze. Muri private sector bo biravuze ubuhuha ni 57. Waza muri za mu nzego zishingiye ku n'ibigo bishingiye kuri za ministeri, barazamuka bakerekana imibare, naho ugasanga biri nko kuri 21%. Wajya muri za ministeri ubwazo 19%. Ariko basanga zakazi ba reported cyangwa zimenyekana zikaba ari 9%. Impamvu umuntu yayibona nuko umuntu abayanga ko bimenyekana, agaseba, gutakaza umugabo we, gutakaza akazi se. Ariko ibi ngibi nanone je dois nuancer mon propos, nta bantu bakwiye kuba bikika mu kiza ngo babe babeshyira abandi, kuko hari nk'umuyobozi twaganiriye arambwira ngo iyo ngeze muri bya bintu byitwa performance evaluation, muzi ko hari za evaluation ziba ku bakozi ba leta, aravuga ati hari abantu nitwararika kugira ngo batazagira inkururira ibibazo. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ari kuri risk yo kugumana umuntu uri incompetent kugira ngo atazagira icyo amubeshyira. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu abantu bakwitondera, kuko icyo nzi kigaragara nuko sexual harassment bangamira uyikorerwa kandi kamutesha agaciro. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Evode Uwizeyimana, yavutse mu 1970, bafite imyaka 56 y'amavuko, kabazwi cyane muri politike y'u Rwanda. Ni umunyarwanda w'impuguke mu by'amategeko ndetse wamamaye cyane no mu mahanga, afite masters degree mu by'amategeko. Muri 2007 Evode yaje kwerekeza hanze y'igihugu, ava mu Rwanda ajya muri Canada, ndetse aza kumenyekana cyane ku maradiyo
mpuzamahanga kubera gutanga ibiganiro cyane cyane avuga ku ngingo zitandukanye ku miyoborere yo mu Rwanda. Evode yagarutse mu Rwanda muri 2014 avuga ko aje gufatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu cyamubyaye. Evode yakoze imirimo itandukanye mu nzego z'amategeko mu Rwanda, ahereye mu bijyanye no kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Muri 2017 yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko kugeza mu kwezi kwa kabiri muri 2020, ubwo yeguye akanasezererwa muri guverinoma kubera imyitwarire itari myiza yari yamuranze, ubwo yasunikaga umusekirite akitura hasi. Gusa yaje gusabira imbabazi mu ruhame, anabinyuza ku rukuta rwe rwa X, hanyuma aza gusaba imbabazi umusekirite wakoraga mu nyubako imwe mu zo mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'amezi 8 yongeye kugirirwa icyizere na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, amugira umusenateri kugeza. Evode Uwizeyimana kandi ari mu bantu 7 bafashije inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryavuguruwe muri 2015. Senateri Uwizeyimana Evode yasezeranye imbere y'amategeko na Zena Abayisenga basezeranye ku itariki 29 Ukwakira 2021. Senateri Uwizeyimana yasezeranye na Zena Abayisenga basezeranye ku itariki 29 Ukwakira 2021. Mu by'umugabo azwiho cyane Evode Uwizeyimana ni ugufata iya mbere mu kuvuga ibitagenda neza ndetse n'uburyo byakosorwa. Senateri Evode Uwizeyimana niwe watanze igitekerezo ko kamera zo ku mihanda bagomba kureka kuzihisha mu bihuru. Aherutse no kuvuga ko ubuyobozi bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bwabereye ababirigihwa mu kirenge. Ukomeze gukurikira ibiganiro bitambuka hano kuri Ishami One TV. Njye nitwa Emi, tuzakomeza kurebera hamwe amateka atandukanye y'abayobozi bakomeye mu Rwanda bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, ndetse tunamenye amateka yabo ndetse tunamenye n'ibigwi ibyabo, bityo bizafashe abato cyangwa se n'abakuze n'abandi bose bafite intumbero zo kugira ibyo bashaka kuzageraho, kuzatera ikirenge mu byabo. Ciao.